la dinga Yesu la kosia forma la lora dinga idro zakira mu izina rya Yesu zahavuga Imana ahubwo muhinduke ureke ibyaha byanyu Yesu abagirire neza hazabaho ubugingo buhoraho Yesu ntacyo mupfana nabyo kurenga ngacu mu ijuru abakandi wacu wacu ni mu ijuru wacu sinzi ukoresheje abazaritaha kandi mukora umurimo wabahamagaye hakiri ku manywa ukawugiye kwira igihe umuntu azaba atakibasha gukora uhinduke muze tujye mu ijuru tujye mu ijuru tugiye iwacu mu ijuru muze musigara abagezeyo baragwiriye banezerewe umwana w'intama zashyikira zasengera mu nsengere nizerera mu nizerere ufite ibyiringiro bifite ubugingo ufite n'umugabane mwiza iby'isi ntacyo dupfana mbaye amagambo ari kumvwa n'abantu benshi aya magambo avuze mbaye ari kumvwa n'abantu benshi maze igihe mukurikirana kandi namusengera abantu benshi bakamenya icyo yavuze byatuma bahinduka. Wagapostinze kuri stati arangije avuga ati tise nkubwije ukuri kuvuga amagambo yanyu uri gusezera abantu nuko tutari kubyumva abantu bavuga ko tise ari gusezera abantu babonye akara ka video ari amagambo yavuze amagambo akomeye akakaye. Ni by'agaciro gakomeye kuditama hano kuri Rwanda Like Plus amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Njyewe nitwa David ninjye mugiye kubona muri kiganiro nkanakiyobora ariko nanone kuri kamera za Rwanda Like Plus turafite umuntu w'Imana, umukozi w'Imana, umuhanuzi w'Imana, umwana w'Imana, kiruta byose akunda Imana n'abantu pe. Ni umuntu w'Imana doye mu gihe nk'iki. Ni umuntu w'Imana duhamagare mu gihe nk'iki, ni umuntu w'Imana hagurukije mu gihe nk'iki ngaze afasha ubwoko bwayo kugera ku ntego nzima cyangwa se kugira muri rwa rugendo twese dusiganirwa rwo kujya mu ijuru. Nkuko nsanzwe mbabwiye gukurikira umwami Yesu ntago ari ibintu byoroshye, babisaba bimwe gusiga ibintu bimwe ukabitangamo igitambo ariko ugakurikira umwami Yesu. Rero tugiye kubana na Rungano Innocent we tugiye kuganira, umenye ko tugiye kuganira hano tugiye kuganira ku bintu bikomeye. Innocent karame umeze ute? Meze neza ndashima Imana. Imana ishimwe ko kuduhaye uyu munsi. Nanone nkusaba ko wadubanziza n'isengesho tugatangira ikiganiro cyacu n'isengesho. Ni karibu. Amen. Reka dusenga Imana. Mana mu izina rya Yesu uri Imana ikomeye, uri Imana y'ibihe, Imana ishoboye, Imana idatsindwa, Imana ifite ubutwari n'ubushobozi. Lato telebanda vilasi edrari uri Imana itanga umugisha mu mujyi no mu cyaro, Imana itarobanura tanga ibyishimo aho byabuze. Me enemanda la dovi la tre de shine mnahai le monta la bini manda la sive la tre de kuwa shande manda la bini vando sidre la boshine mnahai la lantobe ve la sidra la konta bini manda. Amen. Hanyuma umeze ute? Meze neza ndashimana. Ndashaka ngo tuze gukora ikiganiro uyu munsi, dukora ikiganiro kiri buze guhindura abantu benshi. Yego. Dukora ikiganiro kiri buze gutuma abantu benshi bongera kwizera Imana. Dukora ikiganiro kiri buze gutuma abantu bongera kwizera ubuhanuzi. Yego. Kurushaho. Dukora ikiganiro gituma abantu bizera noneho abahanuzi. Yego. Imana ishyizeho muri iyi minsi. Yego. Sinzi ukuntu ndi kumva ikiganiro nshaka ko dukora ariko ndashaka ngo nkore ikiganiro kirimo gukizwa kwinshi n'abantu bari bankurikiye buryo baza gusubizwamo iki imbaraga ibyiringiro by'ubuzima. Yego. Hanyuma rero umeze ute? Meze neza ndashima Imana, ndakomeye ndamahoro no kuri ndakomeye cyane. Ibihe by'amasengesho ndabikomeje. Yego. Sinzi impamvu uri muri telefone. Hari umuririmbyi nshaka kugira ngo turaza kuririmba. Ushaka ko turi mu muririmbyi? Niwe urimo kureba. Imana ishimwe. Amen. Njyewe hari ukuntu mba nicaye hano nkumva ibibazo by'abantu benshi ariko bakunda umwami Yesu Kristo. Kumva ibyo bibazo byose nabibaza mu kibazo kimwe ariko ntago byakunda. Yego. Cyane cyane ngiye akenshi ngunze kureba nk'abantu bari mu buzima butaboroheye muri iyi minsi. Abarenzweho tukabirengagiza ariko abantu batari mu buzima, abantu bari mu buzima butaboroheye muri iyi minsi mba numva abantu namavugira cyane ku Mana.
sinzi ko byumva. Abantu bose ugomba kuvugira ku Mana kugira ukaba nk'umwambasaderi w'ijuru ubavugira kugira ngo nibure baze kumenya no gusobanukirwa nkuko batabariza ukaba uri kuvuga ngo nyaboneka dore bimeze gutya muhindukire rwose dore Uwiteka icyo bashakaho ni iki ngiki. Burya ntari wowe uvuga ni Kristo muri wowe uba ushaka kugira ngo umenyeshe abantu ibyo batari kumenya ariko Imana ikabikora iguciyemo. Hanyuma rero turaza guhera ku iyo ngingo kuvuga ngo tuvugira abantu bano bantu bari mu buzima butaboroheye, bari mu buzima bugoranye, kuko ndashaka ngo umuntu utazi Imana uyu munsi aze kuyimenya, amenye uburyo ikora n'uburyo ivugamo. Reka banze ntanga amatangazo nk'abiri gusa. Hanyuma ku bantu badukurikiye, reka mbibiri banga, iyo dusoje gukorana n'umukozi w'Imana turamubwira mu kiganiro kiri gusoza akaduha nimero ye. Nyuma yuko namaze kubona ko abantu batajya bakora ikiganiro cyose ngo bagisoze bumve nimero y'umukozi w'Imana, niyo mpamvu nahisemo kujya ntamutsa rino tangazo mbere. Abantu bifuza kuvugana n'umuhanuzi, abantu bashaka kumva amakuru y'ijuru Imana iri kubavugaho cyangwa se ibyiza Imana ibagambiriyeho, muraza kuvugisha umukozi w'Imana. Turasoza, nidusoza gukora ikiganiro ndamubwira adusigire nimero yiwe. Ikindi ku bantu badukurikiye hano bafite ubukwe, bafite ibiro bigiye bitandukanye, ariko nanone bafite n'ibyago bahuye nabyo, kandi bakaba bashaka ibirori byabo biza kugenda neza, cyangwa se ibyago byabo biza kugenda, cyangwa se umuhango kuri ibyago byabo biza kugenda neza, bagakurikira uburyo bw'amavideo bari nka kure, cyane cyane ku bantu baba badatuye mu Rwanda. Twabazaniye gahunda yo gutambutsa stream live no kubafatira amavideo meza n'amafoto meza. Numva icyo kintu kibarizwa muri Gonarike Pictures. Rero muze kutwandikira kuri 0782271375. Niba Imana yarakubwiye ngo izagukorera iki, amasezerano asura mu bantu. Twe ntabwo turi gusaba amafaranga, nta nyungu tubishakamo, ahubwo turi kugenda kuri wa muntu wizeye Imana. Numpamagara cyangwa se ukanyandikira nkagusubiza, uzamenye ko Imana iri kumwe nawe. Amafaranga make yawe ufite apana kujya kuyatanga ahantu bari kuyagusuzugurana, ahubwo yazane tugukorere ibintu byiza. Hanyuma ikindi aryo tangazo rya nyuma, munyaruke ku Ijwi ry'Amahoro mukore subscribe. Nosa ushobora kuba ntamenya gutanga amatangazo neza, yigeze ko no tangazo rya Gonarike Pictures hari igihe kuri tambutsa rinanira ariko abantu bajye bumva icyo nshaka kuvuga. Nshaka kuvuga ko umuntu wasenze Imana ikamubwira ati njyewe nzagukoreshereza ubukwe, kandi ubwo bukwe bwawe uzaba urimo abakameramani, ukaba ufite amafaranga makeya warayatanze ahantu bakayagusuzugurana. Twebwe duhamagare, ni umuhamagaro w'Imana pe, ni Imana yambwiye icyo kintu ngo ngikore, ni umuhamagaro wawe ngo ngikore icyo kintu ngifasha abantu. Njye mu mpamagare, ayo mafaranga make yawe ufite, tekereza ko njye wampamagara tukagukuramo ibintu byinshi bigiye bitandukanye, ukabona amafoto meza, ukabona na video nziza. Ni Imana yakubwiye iryo sezerano ko uzakoresha ubukwe burimo ibyo bintu byose. Hanyuma ku bantu bari hanze baba bashaka gukurikira ibyo bintu online, bakabatera nko mu Rwanda, babu akazi kabatangiye, bahuye n'ibyago, sibyo ino saro kubyumva neza. Nk'ubu umuntu yahuye n'ibyago ari hanze, akaba atari bubone uburyo agira mu Rwanda, ariko afite amafaranga makeya, nanyandikire mugereri wabo, uwo tumugereri wabo muri bwa bitambutse online, muri bwa bushobozi buke afite. Yego, ngabitambutse online nawe akabasha kwifatanya n'abandi, agakurikira umuhango, byaba mu bukwe, byaba mu buryo bwa bino byo by'ikiriyo. Ibyo bintu nabimukorera rwose, kandi agakurikira umuhango, ntagatuma umuntu wagenda atamushyingwe cyangwa se atabujye ukuntu umuhango we uri kugenda, ntagatuma ubukwe bw'iwabo buba atamenya ibyo ari byo. Uwo ni umuhamagaro w'Imana yampaye. Nk'abantu mwe mureke mbabwira, ntago ari amafaranga menshi mbishakamo, ahubwo ni umuhamagaro w'Imana, kuko n'ikimenyimenye ndi kuvuga amafaranga make ufite, yazane iwawe yose yakora. Yazane turebe niba avamo transport ngeze aho hantu, kuko ibikoresho byo turabifite, sibyo? Nangeze aho hantu njyewe nze ngufashe ibyo bintu bitambuke neza. Sinzi niba mbivuze neza, baraje bahita baguhamagara rwose. Oya, abantu babyumve neza, ni umuhamagaro w'Imana. Imana yarambwiye ngo ninkora icyo kintu nkagikorana umutima w'urukundo, hari ibintu byinshi ku buzima bwanjye bizafungura. Rero mu mpamagare bafashe kugira ngo Imana nanjye igira ibyo ifungura. Niba unkunda ibyo Imana wabikora, Imana igafungura bimwe kuri njyewe. Yego. Hanyuma ino saa twaduhereye kwa kino kintu cyo mandi kuvuga ngo kubariza abantu badafite ubushobozi, cyangwa se kuri ba bantu bafite ubuzima bubayeho nabi, kuri ba bantu barwaye nkawe ngumuhanuzi. Iyo wumvise situation ukumva umuntu ntago ariho mu buryo yishimiye, ubyumva ute nka ngumuhanuzi Imana ikoresha? Iyo umuntu ari mu buryo atishimiye, hari icyo bita kunyurwa, ariko umuntu akanasenga cyane. Buriya David, gusenga uburyo utishimiye urimo ari kuri gusenga
Imana iguha ibyiringiro ikubwira ngo uyu munsi ntabwo bimeze neza ariko ejo bizaba bimeze neza. Ibyo bihe niyo byabishariye kuri wowe utaramenya impamvu biri kugusharirira. Iyo usenze Imana iguhereza imbaraga n'ubwenge bwo guhishurirwa impamvu uri mu bihe bigoye. Hanyuma iyo umaze gusobanukirwa impamvu uri mu bihe bigoye uhita uhinduka ukaba pose ukavuga ngo Mana ndarindiriye icyo wavuze, ndarindiriye ko wavuganye nanjye kandi ibyo wavuze kuzagira gute kuzabisohoza. Rero iyo umuntu uri muri situation nk'iyo ngiki namubwira gusenga kabiri nkamubwira ngo gerageza uko ushoboye uhunge ibyaha ndetse ugerageze kuva mu bintu byatuma utabana n'Imana neza. Bityo bizatuma Imana nk'ibyo bihe utishimiye urimo ize kubana nawe, ntazagira umuntu umenya ibihe bibi uri kugira gute uri gucamo. N'andi magambo n'ubu uri mu bihe bitari byiza uzasenge Imana izaguhishiramo ntawe uzamenya ibyawe. Inosa kino kintu ngivuge abantu mu mutwe twaracanganyikiwe. Rimwe na rimwe abantu bankurikiye bajye bibaza ate se koko Imana irahaba cyangwa ntihaba, se koko Imana cyafite abahanuzi cyangwa ntibakihari. Kuko ibitekerezo byagiye kure bitewe n'ibibazo bamaze iminsi, bigeragezwa bamaze iminsi. Yego David rero burya Imana yo yego 100%, miliyari ku ijana, biliyari ku ijana Imana irahari, Imana irakora ntabwo ihinduka. Nyibutse abantu bagiye bavuga ngo kera ngo abantu barahanuraga, ngo kera abantu barasengaga. Ubu ngubu ho noneho uko niho byakabaye kuba cyane kuruta uko kera basengaga. Muri icyo nshimira Imana uko umunsi ushira undi ugataha, ukwezi kugashira ukundi gutaha, niko ngenda nsaba Imana imbaraga zo kuvuga ngo nsenge kuruta ibihe byashize, nsenge kuruta ibihe byashize kandi nsengera abantu bose muri rusange ndetse n'abandi badafite kwizera. Ngiye mbasengere Imana ibateremo kwizera, bakira imbaraga y'Imana ndetse bakire icyo bita ibyiringiro bivuye ku Mana, bitume bakomeza kugira gute gusenga bize. Bacitse intege mu byo gusenga bitewe n'ibyo bari kubona muri iyi minsi mu bihe nk'ibi ngibi. Nge rero ndi gusenga Imana mvuga ngo Mana garura ibyiringiro ku bantu bano bakamutse bavuyemo iki, biraterwa n'ibyo banyuzemo ariko bagarukeho kuko uri Imana uko ari kira kose n'ubu niko kiri. Imana iracyakora imirimo n'ibitangaza, Imana iracyazura ibyapfuye, Imana iratanga amahoro, iracyatanga ubushobozi, iracyatanga akazi, twasenze Imana. Rero ikintu cyose twasengeye Imana kiremera. Niyo mpamvu yo nicaye kuri kamera David, njemba ntago nicara kuri kamera nk'umuntu umaze kumenyera kuri kamera, hako nicara ndi gutinya kavuga ngo Mana ntaba ari njye uhicara, wicarane nanjye kuri iyi ntebe nicayeho kuri kamera, hanyuma mvugishijwe nawe kugira ngo ibyo ndi buvuge bihindure bibe umumaro ku bantu bose bari bumve iki kiganiro, bagarurirwa iki ibyiringiro. Yego hanyuma Inosa mu biganiro bishize abantu badukurikiye neza basanzwe bagukurikiye, twagiye tuganira ku bintu byinshi bigiye bitandukanye. Twavuze kuri Muhanuzi Solange, tuvuga kuri Zawadi, tuvuga kuri Mutesi, twagiye tuvuga ku bintu byinshi bigiye bitandukanye ariko nanone byose byo kubaka umurimo w'Imana. Yego ariko uyu munsi ikintu nifuje ko tuza kuganira impamvu navuze ati iki kiganiro umuntu uri buze kugikurikira ari buze ko ngakumva Imana bundi bushya, ari buze ko ngakumva ubuhanuzi bundi bushya. Yego kwa iki kiganiro tugiye gukora ni ikiganiro kirimo amarangamutima menshi, kirimo kwizera kwinshi kandi singunda zino ndirimbo cyane kuzumva ariko hari igihe nyiruka nkazumva. Hari indirimbo Iva Bravani yaririmbye ngo no mu gicucu cy'urupfu wambwiye kuzaba uri kumwe nanjye. Yego Fabravani wayirimbye yanarigendeye abantu babyumve neza, burya nubwo tuba turi abantu bakurikira iyo kamana cyane ariko nawe abantu baba barimbye akarimbo cy'Imana basanzwe barimba mu ndimbo za sekiraro ukuntu tunyaruka tukanumva nk'akarimbo kakozwe message irimo tukaba twayumva kandi tukayifashisha. Yego tukamenya message aba yakoze niki ko yavuze yashaka kugaragaza iki n'igiki kiramo hagati aho. Na Debe nigeze kurimba akarimbo avuga ati ndaje wese, ndaje ungirira uko ushaka, ndaje imbere yawe, nagarutse aba yaragiye. Na byakabaye byiza ko abantu bajya bazikana no magambo. Hanyuma Inosa twagane ku biganiro byinshi bigiye bitandukanye, wenda sinshaka kwizimba mu magambo, reka tuhita dukubita tubanguranya. Ejo bundi nabonye umuntu wa postinze video yambabaje nyitekerezaho, video ya Prophète Tissien ararwaye. Ararwaye nanjye navuze ati reka iyo video nze kuyiguhereza uze kureba uko imeze. Ntekeza ko wanayibonyeho ariko kuba wanayibonyeho biba byiza ngo tuze kuyivugaho.
iriya video ya TCA yambabaje ku rwego rwo hejuru. Nibaza ngo ngewe umuntu ntinde. Sinzi we ukuntu iyo video wayibonye, ariko byaba byiza iyo video ubanje ukayifata ukayikinaho akantu gatoya nuko nayiguhaye. TCA ni umukozi w'Imana. TCA hari yigeze kubanza gukora impanuka mu bantu babyibuke. Banza dukine ku iyo video. Ino sa banza dukinireho. Nashaka kuvuga oya turaza kumuvuga abantu bumvise uyu muntu turi kuvugaho amagambo yavuze. TCA. Okay. Amagambo yavuze. sia forma vera una vinca idro zakira mu izina rya Yesu zahavuga Imana ahubwo muhinduke muri iki byaha byanyu Yesu abagirire neza hazabaho ubugingo buhoraho Yesu ntacyo mupfana nabyo umuryango wacu ni mu ijuru abaganga bacu Nosa iby'isi ntacyo dupfana. Ihangane ufata aka mikrofone nta kundi isi niko imeze. Ihangane. Birambabaje TCA yarambabaje. TCA yarambabaje cyane pe. Ntawe atababaza. Inosa Rimba amagambo ari kumvwa n'abantu benshi. Aya magambo avuze mbaye ari kumvwa n'abantu benshi maze igiye mukurikirana kandi namusengera. Abantu benshi bakamenya icyo yavuze byatuma bahinduka. Abantu bakava mu bintu bidahesheje Imana icyubahiro bakumva message. Muri iyi si David, iyi si ntacyo reka mvuga aka kantu wenda kugira ngo uze kumbaza kira kibazo warumbajije. Isi ntacyo dupfana buriya. Turabashyitsi nabimukira. Uyu munsi hari abantu bajya bavuga ngo bagiye kurya isi ariko isi ikabarya. Kandi nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima. Yego. Njya nkunda kubivuga cyangwa bakabizirikana kuntu umuntu ameze nk'ururabo ruba rumeze neza mu kandi kanya izuba ryava rukaraba bikarangira. Natwe twakagombye guca bugufiya ndetse tugasengerana, ikindi kandi tugakundana, ikindi kandi tugasenga tukava mu bibi tugasingira ku musaraba. Byadufasha ndetse ntabwo habaho ibintu nk'ibi byinshi cyane byatuma biri gutuma izina ry'Imana ritukwa. TCA rero n'umukozi w'Imana. Kindi nuko ikiranga umukozi w'Imana no mu bihe bigoye, no mu bihe bimeze nk'iby'urupfu, abantu bakabonamo urupfu ariko atari urupfu. Abantu bagiye bareba umuntu bakamurebera mu mubiri bakabona nyine yapfuye yarangiye. Oya mu magambo makeya hari uwagapostinze kuri stati arangije avuga ati TCA nkubwije ukuri kuvuga amagambo yanyuma uri gusezera abantu nuko tutari kubyumva. Abantu bavuga ko TCA ari gusezera abantu. Wabonye akara ka video ari amagambo yavuze amagambo akomeye akakaye bahita bavuga ngo ari gusezera abantu ngo nuko batari kubyumva. Buriya kimara kuvuga amagambo bundi hari ukuntu umuntu avuga amagambo ari kuvuga iyerekwa, ari kuvuga iyerekwa rikomeye. Yavuze ngo burya abantu musenge muhinduke isi ntacyo mupfana. Nukuvuga ngo yashaka kuvuga ngo nubwo ndi kuri iyi si yo gakondo yanjye TCA ushobora gusanga arimo avuga ati ngende umugenzi ndakomeje, kuko umuntu ashobora kuba ahantu yaracumbitse asa nko yaracumbitse ariko bikagira nyuma akavuga ati igihe kirageze icumbi ryanyu muri gumane ndagiye ngiye mu rugo nibyo TCA arimo rero. TCA rero no gupfa ntacyo bitwaye ku mukristo. Ijambo ry'Imana ryo rivuga ngo kubaho ni Kristo no gupfa ni inyungu nk'umukristo wese ukuri. Imana ishimwe. Rero kuba yagenda ikiza nuko ijuru ryaba rimufite. Ikiza nuko abamarika bagira gute bamwakire mu biganza by'iki by'Imana. Ngewe rero ku cyifuzo cyanjye ndashaka nk'abantu bose b'abakristo bahaguruke basenge byibura TCA Imana imuha amahirwe imukwe kwa kira gitanda ari amagambo azayabwiriza abantu mwongera igihe kirekire abantu tumusengera
azabwiriza abantu. David buriya Cyifuzo cyanya abantu twese duhaguruke dusenge. Nge ndi mu bambere wari muze gusenga tisi. maze n'igihe musengera ariko icyo navuga buriya umugeni w'Imana umwana w'ubugingo hari ukuri Imana ishaka kuvuga ngo imbere ejo hari imbere bimeze nabi kwa kundi umuhinzi ahinga ibigori bikera neza byakwera neza iyo atinze kubisarura hari igihe imvura igwa bikaraba ariko icyo Imana ishaka turaza kumusengera dukomeze kumusengera cyane Imana irashoboye ariko nanone ntabwo nyiri umurima ushobora kumubwira ngo ibi bintu wibivanamo kandi byeze none se Imana n'ibicuro umwana umutoya w'uruhinja niba Imana iracuye bande na bande ikavuga ngo nabageni nawe ushobora kumucura ariko tugiye gusenga Imana tumenye ngo iyi Mana tisiye n'umugeni agiye gutaha ibyo kuko hari igihe nsengera nk'umuntu Imana ikambwira ngo uyu nguyu cyane bimbaho Imana ikabimbwira ngo uyu muntu wirishwe umusengera byihorere ni umugeni wanjye iki ni cyo gihe cyo kugira ngo aze tubane muri paradizo iki ni cyo gihe cyo kugira ngo atahe rero Imana ibivuze gutyo ko ari umugeni ngenda senga ndakomeza gusenga cyane musengere ari umugeni aho ko twaririmba tuvuga ngo Mana we kwezwa gukomeye kandi yarejejwe rero tugasenga Imana tuvuga ngo Mana komeza abasigaye kandi ukora iby'imbaraga sibyo hanyuma rero Imana igitanga uburyo nanone bwo kumenya bwo kuvuga ikavuga ngo mukomeze musenge nuwo kubaho ubundi yongeraze avuge abwirize akomeza aya magambo agire gute ayabwirize ariko nanone niyo atayabwiriza hari abandi bahishe baza bakayabwiriza gusa turashaka ko tisiye akira mu izina rya Yesu turaza kumusengera turashaka ko akira mu izina rya Yesu turaza kumusengera Imana ikora iby'imbaraga kandi n'abatanarakira tuvuge ngo tumusengere gusa ntago ari uwo gukira ariko ni umunyabugingo yego hanyuma Innocent karame ubu burwayi bwa tisiye abantu badukurikiye bwigisha abantu iki bwigisha abantu guca bugufi no gukunda Imana kandi nta muntu uko waba uri kose Imana yabishatse ibintu byose bitubaho kubera ko Imana yabishatse yanabyemeye uburwayi bwa tisiye bwigisha abantu guca bugufiya icyo ni kimwe kabiri gukunda Imana muri byose gukunda Imana muri byose hari abakunda Imana kubera ko batarwaye bagakunda Imana kubera ko ari bazima kubera ko yabahaye amafaranga kubera ko bari gukora ibiki n'ibiki byose biri kugenda neza ariko bagera mu byago bakavuga ngo ariko se ubundi Imana uranzi ntago nzi urambona ntago mbona urareba cyangwa ntago ureba ni wowe cyangwa se wowe abo bantu rero batandukanye n'umuntu uvuga ngo mu bibi no mu byiza Mana niyemeje kugukorera ndwaye ntarwaye niyemeze kugira gute kugukorera hari abantu bakunda Imana iruhande rumwe urundi ruhande bakikunda bo ubwabo kandi izi mpande zose zakagombye gukunda iki Uwiteka aba bantu bakunda Imana iruhande rumwe bayivuga cyane kubera ko yabateje imbere n'inyungu nyinshi bari kuzibona bari kubyara bikemera abagabo babanye neza muri business biri gukunda bikagira gute ugasanga ari kuyivuga pe yahamirije ariko yahura n'ikintu gitoya ati Imana ngo kwambwiye ko ntazaba gutya wambwiye ko ntazagira iyi si ntacyo mupfana iyi si turabashyitsi n'abimukira ibyago bizakuzaho ariko kuko wiringiye Imana izabigukiza uyu tisiye rero ni icyigisho gikomeye umuntu ashobora kugira gute kubona n'urugero rwiza umuntu wese ashobora kuvuga ngo ndakwiye guca bugufiya kugira ngo kandi ndakwiye no mu bintu byose ndi gucamo ndakwiye kugira Imana icyizere nkakomeza kugira Imana icyizere mpaka kugeza igihe Yesu Kristo azagarukira gucungura itorero abantu rero icyizere cyaragiye kubera abahanuzi cyangwa se kubera abandi bantu ariko ari mu 7 bitarapfukamira bari bikizeye Uwiteka kagikora kavana urupfu mubazi kavana bapfuye kabashyira mu buzima kahindura ibihe ibingibi bagira icyizere umuntu yabaryame kugisasira ameze nkavuga ati ngewe nta cyizere ngifite cyo nzakira umuvuduko nzakira diabete nzakira umutima ariko kubera gusenga Imana kubera kwizera Imana kongera gusubiza mu buzima kandi bigashoboka uyu munsi aho uherereye hose ndagira ngo mbwire ngo wongere ugirire Imana icyizere gusa n'abantu bibuke ko uyu mubiri burya uyu mubiri n'ubusa njye namaze ku mubiri numva ndanawanze umubiri hari umuntu warimye ngo mubiri we mubiri naragukundaga ariko urangura boze
mubiri we mubiri naragukundaga ariko uranze uraboze, mubiri narakwambikaga, mubiri naragusize, mubiri naguhaye byose, narakugaburiye neza, mubiri ntacyo nakwimye, mubiri we mubiri naragukundaga ariko uranze uraboze. David, kuba inzu wayitera amarangi ikaba ari nshyashya bivuze ko mu myaka 5 iryo rangi ritazasaza. Iyi mibiri yacu turayisiga ariko tuzasaza nk'umwambaro. Igifite agaciro rero nuko uyu mubiri twawusiga imbere tukawusiga no mu mutima. Umutima ukabusizwe na visage yacu isizwe. Niba ari ikintu Imana yishimira icyo kintu. Ariko hari abantu Imana igireba buri igikireke umukire udakijijwe arutwa n'umukene wubaha Imana. Nukuri buriya umubiliyoneri udakijijwe utemera Imana ararutwa nanjye ukunda Imana nubwo ntari umubiliyoneri ndu umuntu usanzwe mu maso y'abantu. Je narebye umubiri numva ndawa ku maso y'Imana. Umubiri se ni iki? Hano bakunda umubiri bakawusiga bakawuharanira bakawandura nyirazo. Ariko ubundi umubiri ni iki? Nta kintu. Ni mu nkurikiye inosho wumve kutababara cyangwa wikate n'icyumure kutava amaraso. Aho itira mu baturanyi babure ko batapfa. Yatise nawe ari mwiza ari bogari cyane, ni mwiza cyane bogari cyane. Musa ntarwaye tari kuvatira mu kwihagurutsa. Sari kwihagurutsa. Niyo mpamvu bantu b'Imana aho muherereye hose ibyo murimo byose kubw'imbabazi z'Imana ndagira ngo babwire ngo mwige guca bugufiya. Erega David guhanura kwerekwa kuririmba ndagira ngo nkubwire ngo ibyo ntibikugira umuntu ukomeye igihe ngo bikugira igitangaza ngo kubera ko hanuye ejo bigasohora bikwigisha guca bugufi. David twasengeye abantu benshi, ngiye nasengeye abantu benshi pe bashoboka. Nimugoroba niho Imana yampaye urutonde rwabo nagiye nsengera abatabyara babyaye, mbona urutendo runini cyane, mbona liste n'abandi nibagiye, mbona liste zabo ziraje, yari liste ndende cyane, ndabambura page mbambura indi n'ibintu Imana yagiye inkoreshereza inkoresha. Muko Imana yambwiye ngo bigutere guca bugufiya ariko nanone umenye ko nkorana nawe. Ibyo byose yabinyeretse muko Imana arabinyereka. Ubu byantiye kongera gusenga abasengesha rutayambere. Ugomba gusenga. Nukuri. Uyu mubiri rero umubiri mubi. Uyu mubiri ino sa tugiye kuva kwa kino cyatisiye bwira abantu amagambo nk'abiri 3 tukiye mu ijambo ry'Imana. Ikintu nabwira abantu abiri cyangwa 3 gucyo. Ndavuga amagambo 3 abafashe muri urugendo tugira no kwa Inose. Abajyana twumwikanya nayo butisi yavuze. Yego. Kwihana twiyeze. Ikintu nabwira abantu harimo guca bugufiya. Aho icyo waburi cyo cyose. Yego. Iga guca bugufi atari kuvuga ngo uracira bugufi boss wawe cyangwa kugira ngo bakubone. Oya, iga gucira bugufiya Imana. Gutinya Imana. Uyitinya buryo umuntu atinya Imana yirinda iby'Imana yamubujije. Harimo gutinya Imana rero. Ikindi cya kabiri. Icya kabiri iyo umuntu atari wabo ari gengesera. Iyi si rero ntabwo ari iwacu. Twigengesere dusenge. Gusenga bituma tugira ibyiringiro byo kuzajya iwacu ariko aha turi tutanduranyije. Harimo gusenga, yari gusenga, harimo gusoma ijambo ry'Imana no gusenga, ubwo biri kombine imwe. Ubundi ibyo ngibyo nubikora bizaba rwose ari byiza cyane. Gatatu, ntumve ko wihagije muri urugendo. Muri urugendo ntago umuntu yihagije, nta munyembaraga ubamo, ahubwo hakenewe kugira ngo mwuka w'Imana no gushaka imbaraga z'Imana, mwuka w'Imana kutavuga ngo nyirakanaka ngo byacitse byarangiye wifate intege nke z'abandi bantu ngo uzibakubitishe, ahubwo bigutere guca bugufi usengera abantu bose muri rusange utarabanuye, by'umwihariko bano bantu basubiye inyuma ubasengere, wongere ubasengere, twongere tubasengere kugira ngo Imana abantu basa nkaho bavuye mu nzira y'umusaraba bongere bayigarukeho ari benshi. Rero muri urugendo nta muhanga nta munyembaraga ubamo, ahubwo dufatanye gushyira hamwe mu buryo bw'umwuka wera kugira ngo Imana izabashe kuzadufasha kugira ngo tuzinjira muri cya gihugu cyiza gitemba amata n'ubuki mu gihugu cyo mu ijuru. Hanyuma Innocent nkuko abantu babimenyereye hano kuri Gonarike Plus bazi ko nkunda ijambo ry'Imana, niwo muti mwiza, niwo muti tugeze aho dushaka kugera. Ariko gusa nanone abantu bigiye muri iki kiganiro bavuze ati abantu baze kukingiramo bagikoremo ibintu byinshi, ubaye utarize ubona ko ni ibintu bimeze
waba utazi uko bimeze nyine nawe waba utarisobanukirwa neza. Reka twige mu ijambo ry'Imana Innocent. Ni karo n'ijambo ry'Imana. David, reka ndirimbe igitero cy'indirimbo imwe cyangwa bibiri maze tugiye mu ijambo ry'Imana. Muri njye ravuze ngo 76 mu Gakiza gice cya mbere cyavuga ngo yemwe mwabusho bw'Imana mwihangana ibihe bito muri wa murguhoraho muzabona ibyishimo hasigaye igihe gito intambara ikazashira yewe hasigaye igihe gito intambara ikazashira. Imana ishimwe cyane. Reka tujye kurona ijambo ry'Imana kandi David ni ukuri kwisumba byose. Amen. Ikirere ndimo umuntu ijambo timari tugiye gusoma hanyuma umuntu w'Imana agafata kuri screen araza kugubwa neza. Hari ibintu biri buhinduke kandi Imana irabikora kwiyubahisha kubw'imbabazi n'urukundo rwayo. Imana ishimwe cyane. Kadusome ijambo ry'Imana riboneka muri Yohana 14:14 biravuga ngo ni ingenzi ari kuri n'ubugingo nta ujya kwa data atanyuzeho. Urwa kandi ko rwa mbere rwa Timoteyo 2:5 ibice 5:2 biravuga ngo hariho Imana imwe kandi hariho umuhuza umwe hagati y'Imana n'abantu. Yego, reka twumve amagambo icyo mwuka w'Imana kuvuga natwe rero. Yohana 14:6 ni ingenzi rero kuri n'ubugingo nta ujya kwa data atarinjye umujyane. Iyi Imana icyo ishaka irashaka kugira ngo Yesu Kristo atubere icyitegererezo. Niwe nzira ndetse n'ukuri, niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, ndetse nta muntu ujya kwa data atageze gute atamujyanye. Biriya bivuze ngo Yesu Kristo niwe nzira, niwe bihembo, niwe cyerekezo cyo kujya mu ijuru. Uyu mwanya niba utizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe, iri juru ntaryo ufite. Ndagira ngo nkubwire ngo ibyo uri gukora byose, ibyo urimo byose, ibyo ushaka gukora byose, Yesu ukubera icyitegererezo, ikubera icyitegererezo Kristo. Kristo abe icyitegererezo cyawe, aborora umudu wawe mu byo ukora byose, mu byo ugambirira gukora byose. Kristo umushira imbere kuko inzira nimwe ni Kristo. Nta yindi nzira ufite, nta kindi cyerekezo ufite uretse Kristo wenyine gusa ushobora kuzagufasha kugira ngo agucire inzira muri cya gihugu cy'ubugingo uzacinjiremo. Haleluya. Tela sivelanto benemanda. Nta uzajya kwa data Kristo Yesu atamujyanye. Nshuti y'Imana, mwisi turabashitsi ndetse turabimukira, duhinduke rwose. Imana iradushaka birenze uko tubitekereza. Imana irashaka yuko tuyizera, Imana irashaka ko tuyikurikira, Imana irashaka ko twiyambura ubushwambagara ya myambaro mibi tukambara indi myambaro myiza. Imana irashaka yuko twongera guhinduka abandi bashya rwose, haba mu mivugire, haba mu myitwarire, haba mu migenzereze, haba mu bimere gute. Imana irashaka ko twambara umwambaro mwiza utandukanye niwo twari twambaye, twikureho imyambaro Kristo adashaka, ahubwo twambara indi myambaro Kristo ashaka, kuko bizatuma ari itubera inzira ikomeye itugeza ku Mana. Twige kwihangana, twige guca bugufiya, twige kunyurwa, ndetse twige gusengerana, twige gusabirana. Ibyo uri gucamo byose Imana izabigukorera, ariko ya nzira nziza Kristo yamaze kujya gute kuyigutunganyiriza. Imana iguha umugisha, Imana igushyigikire wamaze kutureba iki kiganiro, Imana kwambika imbaraga zo gutsinda ibyaha. Oh lebo da sive l'entrée de manda la bienema. Imana iguha imbaraga zo gushira amanga ukavuga Imana neza. Imana iguhereza imbaraga zo kwihangana, Imana iguhereza imbaraga zo gusenga, Imana iguhereza imbaraga zo gushima. Imana ado peleside bo shine na high. Imana iguhereza imbaraga mu buryo bundi budasanzwe nubwo warurimo, ndetse Imana ikugeze kuri. Izi imbaraga dushaka ni imbaraga zidadufata kunesha isi, umubiri ndetse na Satani. Izo mbaraga zizadufasha kwinjira hahandi Imana ishaka ko twinjira. Imana bamugisha, haza kwifuza ko imitima yanyu kandi bamugisha. Imana ibagirire neza. Amen. Yego, turagushimiye cyane mukozi w'Imana ku jambo ry'Imana tugejejeho. Nubwo risoje ngira ngishaka kuryumva. Imana ishimwe cyane. Ryari ikintu ryoheye, sinzi niba abantu nabo ribaryoye nkuko riryoheye, ariko mbere ukuntu najyaga nigana n'abantu ngavuga ariko tuba tukwiye gushima Imana kubyiba yatugeneye. Yego, twese tukwiye gushima Imana ibyiba yatugeneye. No kuba yaratugize abantu byonyine tugomba gushima Imana.
cyane ukuri pe Yohana ikavuga ati mwebwe rero wowe mugize umuntu umenye guhitamo icyiza n'ikibi. ari umuntu waririmbye ngo ndagushima Mana ko wangize umuntu ntiwandemye nk'inka ngo ngendishe ibyatsi ntiwandemye nk'inkoko ngo nge ntora imyaka we ndagushima Mana ko wangize umuntu. Baze nk'umenya nako nakwibereza abantu nkibaza Imana kugira nk'ibuye. Imbabaranyubakishije Yakugira nk'itafari. Imbabaranyubakishije. Yakugira nk'igiti. Imbabaranyubakishije nanga bakancana. Yakugira inka. Imbabarandiye kuri bonane. Iminsi mikuru yose ntiyari kugusiga. Ntago ari kunsiga pe. Ibirori byose ba David bari gukora bari kubanza bagagutekerezaho. Ariko Kristo warakoze. Warakoze Yesu. Ibiro byose David yakoze bakubanza bakagutekereza bakareba ko ukuze kushishe kumeze neza ko wahaza abantu 500. Ariko kuba yarakugize umuntu no kuri Yesu yarakoze. Shima Imana. Navuze ngo kino kigana abantu benshi baza kukigiramo turi kumwe n'umuhanuzi nanavuze ati nk'abantu babashaka kumva amakuru y'ijuru n'iby'Imana bagambiriyeho. Ukuri. Ukuri pe. Makuru y'ijuru ni meza. Makuru oya umva bagerageze baharanire kumva amakuru y'ijuru n'ikimana ivuga bagerageze kubyumva cyane. Yego ni ukuri. Makuru y'ijuru ni meza. Hanyuma rero tugeze mu kanya keza ko gufata nimero y'umukozi w'Imana ku bantu bifuza gusengana nawe, ku bantu bifuza kubana nawe, ku bantu bifuza kumugisha inama cyangwa se no kumugira inama, byose birakunda. Ku muntu wifuza mu buryo bwose butandukanye yavugana nawe. Cyane cyane aragenda ntinyanga avuga ati Imana yanjye ko aka kanya abantu nibagakunda ko kujya bafata umukozi w'Imana nimero zabigenza nde ariko Imana izaturengere. No kuri Imana izaturengere. Imana izaturengere. Bya bibabaje akanya bagakoze kuta ijambo ry'Imana. Yabaza Imana izaturengere kandi buriya ubuhano buriya iyo umuntu avuze ikintu gishire mu mwuka wera umuntu yaba adafite gahunda yo kukireba barakireba kuko ari Imana ishaka kugira ngo aze kuvanamo kizahembura ubugingo bwe. Akaga abenshi mureke tubabwira ntubu nagugeza kuri mu segonda uri kumva bumva gushaka kubireba. Ahubwo ari Imana yabigusunikirije. Imana irashoboye no kuri. Hanyuma Innocent nimero yabo ni yihe? Ni 0788 niyo guhamagaraho. WhatsApp na gataranya 250 bari hakurya y'amazi magari 558 25 Imana bamugisha. Hanyuma reka tunagusaba dushyira imbere y'Imana cyangwa se dusoreze ijambo ry'Imana watubwiye cyangwa se dusoreze ikiganiro cyacu. Ariko nanone usengera abantu nka Tisiye urwaye uri mu bitaro n'abandi bameze nkawe babonereho nabo basengere abari mu bihe by'amakuba bihe by'akaga bibegereje cyangwa se babasatire cyangwa se barimo nabo basengere abantu bafite ibyifuzo bigiye bitandukanye ibyo bashaka kugira cyangwa se n'Imana yababwiye ko ngo bisohore abo bantu bose ubashyire hamwe basengere numva turadukoze igikorwa cyiza kandi umuntu uri bwize ndababwiza ukuri araza kubona igitangaza cy'Imana ni karibu. Yego. Mana mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Mana itanga ubuzima. Mana itanga amahoro. Hari abarwaye indwara ndasengera abantu bose barwaye indwara z'umubiri ndetse no mu mwuka barwaye. Ndasengeye Tisiye umuhagararo w'umukiza indwara y'umubiri. Ndasenze kugira ngo ugere ku mutima we. Umutima umukize hari uko wabigenza gakira. Kandi mwami turabyizeye cyane. Kandi tunarizera ko atanakize aheza ni mu ijuru. Gusa mu izina rya Yesu Kristo uyu mwanya turasenze ngo nabeho. Turasenze ngo ubuzima bwe nibuhinduke. Kandi azaze avuga imirimo avuga ibitangaza. Kandi abantu benshi babone ko ari isomo ridasanzwe ari icyitegererezo kidasanzwe cyuko tugomba guca bugufiya kwisi ko turabashyitsi tukaba turabimukira. La topi enevando si edrar. Twatuye gukomeza gukomera ku buzima bwa Tisiye. Twatuye ubuzima twatuye gukomeza kugira ibyiringiro mu buryo bw'umubiri no mu mwuka. Twatuye guhemburwa nawe. Abantu bose barwaye nka Tisiye ndetse n'abandi barwaye batarwaye nkawe. Barwaye indwara zoroshe ndetse n'indwara zikomeye. Indwara z'amayobera n'izindi ndwara zitandukanye. Mu izina rya Yesu turasenze Talasi benevando vididrar kugira ngo uze kubakiriza ubuntu mu izina rya Yesu basubiye inyuma bahereza imbaraga no gukomera. Uyu mwanya hari abari mu bihe bitameze neza bitabashimishije wabihindura bikagenda neza mwami turakwizeye ntago ujye ukoze isoni kandi wumvisha gusenga kwacu. La tupele ventre de qui endomene manda levo loshain hai vilantobe qui andobila sima motibe novela entre de shaidim nahai los eventa labo imala chante veri probablo nahai. Urakoze mwami urakoze kuri Imana umva gusenga kwacu urakoze kubikoze kandi wumvishe gusenga amen.